yitwa Tuyishime Kiza Vanessa, akaba ari Miss Congeniality 2019 cyangwa se nyampinga wabanye neza na bagenzi be muri bootcamp mu mwaka wa 2019. Miss Tuyishime Kiza Vanessa uyu nguyu akaba yarambitswe iri kamba rya Miss Congeniality 2019 yararangije kuva muri bootcamp. Ibi bikaba byarateruje abantu benshi bavuga ati se Vanessa ko yaragiye, Vanessa kagarutse, Vanessa bimeze bite, ariko birangira Vanessa iri kamba aryambitswe. The Buzz TV natwe twagize urujijo, turavuga ati reka twegere Vanessa nyirubwite agira icyo dutangariza ku makuru yaba yaravuzwe ko ashobora kuba yarabizi cyangwa se ashobora kuba harabayemo ibindi bintu byagiye bitera urujijo. Maze twegereye Vanessa, The Buzz TV, ikiganiro twagiranye Tuyishime Kiza Vanessa yatubwiye impamvu nyamukuru yatumye atorerwa kuba Miss Congeniality 2019. Mu magambo ye bwite Vanessa yagize ati, iki ni cy'umwihariko nawe narakoze kugira ngo abakobwa bagenzi banjye twari turi kumwe muri bootcamp banorere kuba nyampinga babanye neza n'abandi Miss Congeniality. Ndibwira ko nta kintu gihambaye nakoze, icyo nakoze numva narakoze nuko nabanye nabo neza, nawe nabangamiye wowe wakeneraga ubufasha bwanjye naramufashaga. Ikindi nakundaga kubasetsa cyane.